turakwitabye karame Nyagasani kuko duhamagaye ku neza yawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda ije ko tugira neza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe, none tariki 3 Nzeri 2025 ngo duhimbaza Mutagatifu Gregoire w'ikirangirire. Gregoire amaze kugera ku bupapa yakoze ibintu byiza byinshi cyane. Muri ibyo harimo kuramira abashonji, abahuye n'ibyago, ndetse uko yabaha igifunguro riramira imibiri anako abagezeho ijambo ry'Imana ribatungera roho. Mutagatifu Gregoire dusabire kugira ngo natwe abari hano kuri buri munsi twakeneza ijambo ry'Imana bize kudufasha natwe kujya mu butumwa, tujye kuramira abari mu bibazo, abari mu byago, abafite agahinda, abafite uburwayi, abose tubagereho, natwe tugende neza mu nzira za Nyagasani uko ashaka. Ngaya masomo adufasha kwegera Imana no gukora ibikorwa by'urukundo. Isomo rya Bibiliya Paulo Mutagatifu yandikira Abanyakolosi umutwe wa 1 umurongo wa 2 kugeza ku 8. Ngewe Paulo intumwa ya Yezu Kristo uko Imana yabishatse, n'umuvandimwe wacu Timote kubatagatifujwe b'Ikolosi, kuri mwe bavandimwe b'indahemuka muri Kristo, tubifurije neza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu. Turashimira Imana si umwami wacu Yezu Kristo, kandi tukanabasabira ubudahwema kuva aho twumviye ukwemera mufitiye Yezu Kristo n'urukundo mugirira abatagatifujwe bose, mubitewe no kwizera ibyiza bibagenewe mu ijuru. Abamizero mwamenyeshejwe n'ijambo ry'ukuri, ariyo nkuru nziza yageze iwanyu. Nk'uko irumbuka kandi ikagwira ku isi yose, no muri mwe niko bimeze. Kuva aho mwumviye kandi mukamenya by'ukuri ingabire y'Imana. Mugenzi wacu Epafurasi dufatanyije umurimo niwe yibigishije. Uwo mugaragu w'indahemuka wa Yezu Kristo ubakorera mu kigo cyacu, yanatumenyesheje urukundo mwasenderejwe na Roho Mutagatifu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 52. Nyagasani mpora nizeye ubuntu bwawe. Naho ngewe akumuzeti watohagiriye mu ngoro y'Imana, mpora nizigiye ubuntu bwayo. Iteka ryose nzahora ngushimira ibyo wakoze. Niringiye izina ryawe kuko ryuje neza. Nzaryamamarisha imbere y'abayoboke bawe. Nyagasani mpora nizeye ubuntu bwawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 4 umurongo wa 38 kugeza ku 44. Muri icyo gihe Yezu ava mu isengero ajya mu rugo rwa Simoni. Ubwo rero nyirabukwe wa Simoni yari yahinduwe ahinda umuriro mwinshi, aramumwingingira ngo arebe uko amugira. Amwunama hejuru ategeka umuriro kumuvamo, maze koko urazima. Ako kanya arabyuka arabazimanira. Izuba rimaze kurenga, abari bafite abarwayi bafashwe n'indwara z'amoko yose barabamuzanira. We abaramburiraho ibiganza arabakiza. Roho mbi nazo zavaga mu bantu benshi zisakabaka ziti, uri umwana w'Imana. Nyamara akazicyaha azibuza kuvuga kuko zari zizi ko ari we Kristo. Ngo buke arasohoka ajya ahantu iherereye. Abantu baramushaka baramwinginga ngo yoye kubasiga. Ariko arababwira ati, no mu yindi migi ngomba guhamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana, kuko ari cyo natumwe. Nuko ajya kwigisha mu masengero yo mu Yudeya. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani Yezu Kristo umukiza wacu, tuje imbere ubwiza bwawe twambaza izina ryawe ritagatifu. Izina dukirizwamo, izina tuvuga tugakira, izina tuvuga tukagira amahoro, izina tuvuga tukagira ibyishimo, izina tuvuga tukabaho neza. Turakwinginze ngo ubuzima bwacu ubusubize itoto nk'uko bishaka. Turakwinginze kugira ngo bane natwe, twebwe abanyabyaha n'abanyantege nke, kugira ngo tugengwe nawe. Turakwereka kandi abantu bose barwaye, abari mu bitaro, abari ku mariri yabo mu nzu zabo, abari hirya no hino, bose ubagereho. Hari abarwayi benshi babuze umuti, hari abarwayi benshi barwaye indwara zidakira, hari abarwayi benshi Nyagasani bari kure yawe. Izo ndwara zose Yezu mwiza ukomeze kuzirebana impuhwe, kandi Yezu mwiza buri wese umuhe amahoro, umuhe n'ituze, umukize ku neza yawe. Reba nimba Nyagasani afite ibibazo byaburi ibisubizo, kugira ngo Nyagasani abari bo uzabahe igisubizo cy'ukuri. Iri jambo ryawe niritambuke kuri abo bose babaye bashavuye, bananiwe, barwaye, kugira ngo Yezu mwiza babere agakiza. Wowe Mana nyakuri, wowe mukiza w'abantu, Yezu Kristo, wowe hagati y'iteka ryose. Amen. Abayoboke b'Imana nimugire amahoro. Hari umwarimu twigishaga mu iseminari nkuru, abo twiganye baze kumwibuka turanamusuje kandi tugumugomba icyubahiro gikomeye cyane. Yaratubwiraga mu nteruro y'igifaransa ati,
il faut étudier jour au jour, ngo mujya mwiga umunsi ku wundi. Akongera akisobanura ati kuko utazi uko bizambere ejo, ushobora kuvuga ngo uzige ejo ukazarwara. Ni naho kandi yakunda kuganisha ati ushaka kurwara ejo ikizamini kire ejo bundi, ese uzi ko uzashobora kwiga bigakunda. Ati rero nimujye mwiga umunsi ku wundi sha ntawamenya, ubundi ube wizigamiye kuko utazi niba ejo utazarwara. Umwarimu koko akaduteganya, akadutegurira, akadufasha guhamya ibirindiro kuba seriye ku masomo. Il faut étudier jour au jour. Ni ngombwa uwo murimo wawe kuwukora buri munsi nta wundi usiganya kuko utazi ko ejo bizamera. Ako kantu nawe nanjye akeje twizera imbaraga zacu, ngo wizera imihanda ukagonga, ujye umenya ngo umuntu ni faible, umuntu w'umunyantege nke. Ejo n'ejo bundi hari igihe nyine birangira, hari igihe imbaraga ziba nkeya. Rero igihe gifite imbaraga, aho ngaho niho nashaka kuganisha, ujye uzikoresha mu gihe ukizifite kuko igihe kizagera za mbaraga zirangire. Amasomo Kizito yacu duteguriye ari kuganisha ku burwayi. Uburwayi ubwo Nyagasani atwereka ko ifuza kuza kudukiza, atambuka iwacu mu giturage, atambuka aho turi mu ngo, akatwandikira nk'uko yandikiye abanyakolosi Pawulo bandikira ibaruwa igambiriye kubakiza, akatwandikira akaza kudusura nk'uko Yezu yasuye abo bose twumvise banyirabukwe Petero n'abandi bose bari barwaye, bose akagenda basura. Ubwo se n'uburyo Imana ihitamo genda itambuka ije kudukiza. Isomo rero tuza kwakira no munsi, ingingo remezo idufasha kuzirikana ku masomo y'umunsi iragira iti impamvu utari gutera imbere. Birashoboka ko hari ikibazo cyaguteye gituma utari gutera imbere, biranashoboka ko hari indwara. Turaza cyane cyane kwibanda ku ndwara ushobora kuba ufite ituma udatera imbere, ituma buri gihe ibyawe bisubira inyuma. Iyo ndwara ni iyihe? Uze kuyisuzumamo. Indwara ituma udashobora gutera imbere ni iyihe? Ni iyihe koko iyo ndwara ni iyihe? Nawe nanjye tuze kongera turebe iyo ndwara iyo ariyo. Umuhanga niwe wavuze ati nta muntu n'umwe utarwaye ku isi, twese turarwaye, wowe nanjye turarwaye, gusa ntabwo turwaye bimwe kandi iki ntabwo dukirira rimwe. Ariko nanone kurwara ushobora nanone kwibwira ngo sindwaye, ariko iyo ndwara warayanduye. Kuko mu ndwara nanone habamo kwandura indwara, ariko habamo no kurwara nyine cya gihe nyine warembye burundu. Ariko ushobora kuba ufite indwara iri kukugendamo warayanduye, ejo n'ejo bundi nyine ukazaremba. Nibyo umuhanga yavuze ati il faut étudier jour au jour. Uko utazi iki uzarembera, ushaka ko indwara yatangiye gukumunga, indwara watangiye kuyandura, nuko rege cyagera kuko ati nuko nanganaga ukaba wanapfa, kuko nyine turi kuri no si nk'abatambuka, ariko amaherezo tuzapfa. Reka rero tugaruke ku bintu byose bituma tudatera imbere mu buzima bwacu. Urarwaye nanjye ndarwaye, urabyemera? Utarwaye rubaga impande arwaye igifu, utarwaye igifu arwaye umwijima, utarwaye umwijima arwaye umutwe. Nirinze kuvuga kurwara mu mutwe. Utarwaye umutwe arwaye mu nda, utarwaye mu nda arwaye diabete, utarwaye diabete arwaye umuvuduko w'amaraso, utarwaye umubyibuho arwaye umugongo. None rugingo rwose rutari gukora neza mu buzima bwawe, ushobora kuba tashye mu byaka kantu gaca karogo, ushobora kuba muri izo ndwara zose maze kurondora n'izindi nawe kushyiraho nta nimufite cyangwa nta n'ikimenyetso na kimwe ufite. Ariko ahantu hongeye kuvuga nawe watangiye guhibwira, ushobora kuba utarwaye aha ngaha inyuma, ariko urwaye kuri roho. Dore ko nta muntu n'umwe ku isi wabuze icyaha, twese turi abanyabyaha. Ngo uko rero ngize indwara zacu ko nta muntu n'umwe ku isi utarwaye. Rero tuje kwivuza imbere ya Nyagasani twese muri aka kanya, tujya ku kibuga, nuko Yezu hatambuka ku nzira akuvure nanjye amvure, kuko wasangiye iyo ndwara urwaye ishobora gutuma udatera imbere. Hari indwara urwaye ishobora gutuma udakora ikintu runaka, udakora n'ikintu runaka. Nabyo twumvise mu ivaji ya none, nyirabukwe Petero ngo yari afite ikibazo cy'umuriro. Uwo muriro ntiyashobora gutuma hari ikindi yakora, ntiyashobora gutuma yakira bariya. Ariko twumvise uburyo nyuma yo gutabazwa Yezu yaje nuko aramukiza, umuriro uhita umuvamo. Umuriro umaze kumuvamo ngo yatangiye noneho akora serivisi, yatangiye noneho abitaho. Bishatse kutubwira ngo indwara ishobora gutubuza kugirira abandi neza, gutanga serivisi. Indwara ishobora gutubuza kugira ibyo dukora, indwara ishobora gutubuza kwegera Imana ndetse no kwegera abavandimwe. Nuko rero atangira arabazimanira. Kubera iki nyine? Kuko ya ndwara yagiye, cya kintu cyashobora gutuma atabazimanira noneho kirakize. Ya ndwara yatumaga adashobora kuvuga, adashobora kubavugisha, kubakira, ya ndwara yagiye kuko Yezu yahatambutse ku neza ye. Urakoze Yezu, urakarama. Yezu rero akomeje kugenda atambuka akiza abarwayi benshi cyane, inyuma ndetse n'imbere.
abantu bose bafashwe n'indwara z'amoko yose agenda atambuka bakiza, ajya hirya no mu nsisiro zindi za kure agenda akiza. Ngubwo neza bwa Yesu, umva ukuntu Yesu agira neza. Icyo twakora mu masomo y'uno munsi nuko turi abanyantege n'abanyabyaha, hari aho tutakugeza. Niyo mpamvu dutabaza Yesu ati Yesu ngwini wacu, natwe twinginge Yesu kugira ngo natwe azadukize, aze mu rugo rwacu. Urugo rwacu rwatangiye kuzamo sekibi, aze mu rugo rwacu rurimo uburwayi bwanze gukira. Yesu aze mu rugo rwacu, urugo rurimo amafuta, amanyanga, amakimbirane, amatiku, gatanya ziri kuvuza ubuhuha mu ngo zacu. Yesu natwe atambuke iwacu aho sagere, kuko turarwaye, urugo rurwaye, urugo rurimo amatiku, urugo rurimo ibibazo, urugo bageze ku marembera gatanya. Izo ngo zirarwaye, wa mubyeyi we, izo ngo zirarwaye. Tabaza Yesu muri uno munsi nawe kugira ngo ajye iwanyu ahanyure. Tabariza ababyeyi bawe bari hafi gutana, Yesu atambuke. Tabariza umugore wawe, umugabo wawe muri hafi gushwana, muri no misi, kugira ngo Yesu aho hantu hose hanyure. Tabariza umuyobozi wawe uri hafi gukwirukana, akozeza ugusa, agutambukaho, akaguciraho n'ibindi byinshi cyane bitutse, agakwandikira ibintu bidakwiye. Mutabarize, iyo ni roho mbi kugira ngo Yesu hatambuke aho hantu. Tabariza umuntu wese ubona akunaniye akugora, umutabarize Yesu. Nawe nanjye twitabarize Yesu, kuko natwe ari igihe tugora abandi, ari igihe tuvuga ngo abandi nibo bari gutugora, abandi nibo shitani, abandi nibo muriro, kandi njyewe ari njye kibazo. Ahubwo Yesu nanjye utambuke iwanjye kugira ngo nanjye ngeze ku ndeza yawe. Buri wese agira asengesho bwira Nyagasani, ko twese turarwaye, dufite uburwayi bwinshi cyane butubuza kwakira abandi, butubuza gutanga serivisi nziza, butubuza gukora ubutumwa. Bwa burwayi ari ubw'inyuma ndetse n'ubw'imbere, ariko cyane cyane tujya twibanda inyuma, nyamara imbere niho hakomeye cyane, niho habi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore wahoraga asenga, agakunda Imana, agakunda iby'Imana, ngo baza kumushinga umurimo ukomeye cyane wo kwita ku rubyiruko, animation, gukangura urubyiruko ndetse no kurwitaho. Igihe cyaje kugera, wa mugore ngo ntagahora gahanze, aza kurwara, cya gihembo bamuhembaga bishoke ko batangiye kukimwima, kuko nyine atagiye gufasha urubyiruko. Nuko baramuvuza hirya no hino birananirana. Igihe cyaje kugera ngo aza kwigira inama, ajya kwivuza kwa muganga wa roho, psychologue. Ngo agezeyo neza yaratambutse ibitaro byinshi atari gukira. Nuko muri seanse, mu biganiro bagiranye na muganga asuzumwa, ngo bajyane ikiganiro kirambuye, njye gutambutsa hanga kugira ngo nawe uze kureba niba nta gakeragishwa cyo ndwara ufite gashobora kuba gatuma nawe udatera imbere uko bikwiye, cyangwa umushahara wawe ugiye kuvaho kubera iyo mpamvu. Nuko ngo muganga aramubaza ati ubundi byatangiye bite? Ubundi ushaka kumenya ukuntu ibintu bijya gukomeza, banza no kumenya uko byatangiye. Ibintu byatangiye gute umubyeyi we? Nuko amubwira aramubwira ati ibintu byatangiye mfite akazi ndani matrice urubyiruko rwose n'ubitangira nishimye. Nuko igihe kimwe kiza kugera ngiye kumva numva ibyishimo birakamye, kandi buryo udafite ibyishimo biragoye kwa kugera urubyiruko ngo urushobore utishimana nabo. Nuko numva ntangiye kubabara, nashaka gukora ku mubiri ahantu ni kubabara ngahabura. Nuko byatangiye. Igihe kiza kugera nahagarara imbere y'urubyiruko, ngumva ndi guhinda imishyitsi, nkumva baburaje, nibaza uko zabigenza ndabura. Ubwo rero uyu mwaka wari umwaka wa 4 ibyo bimbayeho, ndi kwibaza uko nabigenza. Nuko ngo muganga yaramubaza ati nta kintu se wumva cyabaye hagati aho ngaho, koko wumva cyabiteye? Uko muganga akomeza kugenda amubaza ibyo bibazo byose, sinshaka gukomeza mbisubiramo, ahubwo ndifuza kugera ahantu bageze. Nuko amubwira aramubwira ati usibye gusa igihe nashatse kuringaniza urubyaro, nuko ngafata agapira ngakishyira mu kaboko, muganga kabinkorera wundi, nibwo hashize iminsi ntangira kumva mbabaye. Sinabimbuza icyo kurya, sinambuza icyo kunywa, sinambuza icyo kwambara. Iwanjye twari dukize, dore ko nahembwaga bishimishije, ariko ngumva ibyishimo byaragabanutse. Nkeka ko aho byahereye ako gapira nashyize mu mubiri. Mu kiganiro bakomeje kugera na muganga basuzuma ahantu hose yaburi ibyishimo, ati nubwo ibyo byose bifite, ariko ako kanya nahise mbura ibyishimo. Nyuma y'igihe kirekire bakorana urugendo, bumvikana ko agapira agiye kugakuramo, dore ko aramaze kubona ko ariko katumye kamukuriye umubabaro nguwo. Nifuza noneho gukubwira uburyo nyuma yuko agakuyemo
bya byishimo byaje kugaruka. Nuko rero asubiye kwa muganga wa roho, noneho yishimye ati noneho icyo narabuze numva gibonye, nyuma gukuramo kagapira ati se icyo wari ugashyirimo cyararangiye. Nuko ngo umugore amubwira ati nyuma yuko twicaranye n'umugabo wanjye nkamubwira byose uburyo iyo myaka 4 namaze mbabara mu gihe twafashe agapira ko gushyiramo cy'imyaka igera mu 10 hafi, nyuma y'ikibazo twari dufite twumvaga tugiye gukemura, sinshaka no gukivugira vuba vuba. Nyuma y'ibi byose tukora ikiganiro n'umugabo wanjye twumvikanye ko nta kintu gisubizo usibye ko dukomeza tukifata, aho kugira ngo nzajye buri byishimo, aho kugira ngo nzongere buri byishimo, dore ko ariko ibyo narabuze, nabuze ibyishimo ariko buriri, buri byishimo mu buzima, buri byishimo mu kazi, buri byishimo mu mubiri wanjye, numvaga nta cyanga gifite cy'ubuzima. Ariko nyuma y'ikiganiro twagiranye n'umugabo wanjye, ibyishimo byakomeje gusendera, na n'ubu ndakishimye, tubanye neza, umva ndishimye, ibyishimo byongeye kugaruka. Ubu ngubu narije kuwushimira. Kristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Kuko nanjye hari indwara tuba turwaye, zimwe twaraziteje, izindi twarazikururiye, izindi zaratugwiririye, n'ibindi byinshi cyane byiza bitwiruhaho. Byose se wagize ngo nibyo bitwima amahoro, bikatubuza umutekano, bigatubuza uburenganzira? Ni iki gituma utishima wowe? Ngo kunyera kwa Petero nawe yarishimye, uri uryamye urebye urwaye, akenshi nta byishimo ufite. Rero twongere dutekereze ku bintu byose bitubuza ibyishimo. Iyo udafite Imana ubuze ibyishimo. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugufasha gutekereza haryo ubu ngewe uburwayi mfite ntawe ujya wunzitira mu kwegera Imana n'abavandimwe. Icyambere, hari indwara twiteza kwishyirishamo udupira, dushinge n'ibindi byinshi cyane, tugiye kurengera ikibazo runaka, ahubwo none turi kugiteza. Tekereza nyine abasirikare bagiye kurwana mu mubiri wawe, bamwe baraza gutsinda abandi batsindwe. Nuko rero intambara nyine igatangira mu mubiri wawe, nawe ukagira ujya kwivuza, ikaza kurangira nyine ubuze n'indwara. Kuko nyine kubura ibyishimo babyo ntabwo bigaragarira inyuma, nyine ni imbere wa mubyeyi we. Ibyishimo by'imbere. Icya kabiri, sinza gushaka kuvuga kuri ibyo byose, ibinini, inshinge, ibyo byose ushobora gufata ugira ngo urengere ikibazo kiniki cyangwa ukize indwara iyi, aho ndi gushaka kukubwira ngo uzi ko kandi wemera ko iyo ufashe ikinini ugafata umuti w'indwara utarwaye, uba uri kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri wawe, bizarangira nyine ubuze ibyishimo. Mubyeyi we, reba nawe niba nta miti ujya ufata kandi nta ndwara urwaye iyo miti kandi byaba. Reka dusoreze ku cya gatatu, wongere uze gutekereza ngo ni iki koko nakora kugira ngo mbone ibyishimo. Uzi ko ushobora kuba ukize cyane ariko udakiranutse, wagize ngo uzagira ibyishimo. Uzi ko ushobora kuba urya neza, urya ibiryo byiza, ibiryo bihenze bikomeye cyane, ariko ukabura apeti ni ikimenyetso cy'ibyishimo. Uzi ko ushobora kuba uryama ku buriri bwiza buhenze, matera nziza ikomeye cyane, ukaryama mu cyumba gikomeye cyane, za etaje zikomeye cyane, n'ahandi heza hashoboka, ariko ukabura ibitotsi ni ikimenyetso cy'ibyishimo cyo kunyuzwe. Ushobora kuba ufite ibintu bya mirenge ariko ukabura ibyishimo. Nyagasani atambuke iwawe kandi atambuke n'iwanjye, maze twongere turebe ikitubuza ibyishimo. Kuko ushobora no kurwara ukagira ibyago, ugahura n'ibibazo byinshi cyane, ariko ujye uzirikana ngo hari ubu ndishimye. Uze kongera urebe ikintu cyose kiri gukujomba, twa dupira, za nshinge, twatuma tugenda tukujomba byose. Ibi byose bishobora kuguha umutekano w'inyuma, umutekano w'umubiri, umutekano w'iraha n'irari byose, ariko ukaza kwibagirwa ko biri gukubuza umutekano w'ijuru, biri gukubuza umutekano hamwe n'Imana. Niba uzagenda wagenda ukumvura ababaye, wajya ukumvura ababaye, nawe uzongera urebe niba nta kintu kindi waba warikoreyeho cyangwa indi ndwara ufite wakwegera Yezu akayikiza, ubundi nawe ukomeza ukishima ukabaho neza kubera Imana. Gregory Mutagatifu, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbukuruza Silas wa Diyosezi ya Cyangugu.